aho twasubikiye twageze ahangaha niba ubyibuka tugera ahangaha abantu batanyuzwe ndetse bavuga ko bafite ibibazo byinshi bagomba kubaza. Wahagarariye u Rwanda mu bihugu bitandukanye UK n'ahandi. Nyakubahwa ambasada, ahangaha ndagaruka nkubaza mu kibazo nari nakubajije ubushe cyangwa warabajijwe ubushize. Ibi bintu ubona biterwa n'iki cyangwa hakorwa iki kugira ngo ibi bintu bigabanuke abantu bibonemo igihugu kurusha ukuntu bibonamo amoko, babe abanyarwanda muri aya mahanga barimo kurusha ukuntu baba mu ndorerwamo z'amoko bibonamo? Nagira ngo utubwire hanyuma dukomereze ikiganiro. Urakoze kandi nongeye kubaramutsa mwese abadukurikiye. Ahangaha ngira ngo byaba byiza nibukije ibyo twaganiriye n'ubushize, kuko tutabihereyeho ntabwo abaza kuza binjiyemo uyu munsi bakumva aho twahereye n'aho twagejeje. Iyo tuvuga indorerwamo z'amoko tugomba kwibutsa tukibukiranya ko amoko y'abanyarwanda atari ya moko muriho muvuga ubu ngubu, amoko nita mbirigi. Ababirigi bahinduye amoko bitari amoko. Icyo tubona tucyumvikaneho tukibukiranyeho. Kera barabaza ngo uri bwoko ki, akakubwira ko ari umwega, ari umunyiginya, ari umushamba, ari umuzigaba, ari umugesera, ibi gutyo. Ariko ibyo kumva ngo aho ababirigi baziye bimakaje andi moko, bakuraho amoko gakondo y'abanyarwanda kandi birafata. Ntabwo nanone mbibutse ko abazungu ari baba abadage baba ababirigi ntawahimbye cyangwa ngo atuzanire amagambo atatu yitwa abahutu, abatutsi n'abatwa. Ntabwo bayazanye, ntabwo bayahimbye, ahubwo uko twari tuyafite yavugaga ibindi bintu. Nta hantu yari ahuriye n'ibyo bita amoko kuva mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na kane na gatanu. Bigaragara ko rero ayo moko baduhaye, ayo moko nita mbirigi, yaje kutwokama akanatuviramo ishyano rya jenoside yakorewe abatutsi. Ntabwo ayo moko yacitse, ntabwo aracika, haba muri diaspora, haba na bamwe mu banyarwanda bari mu Rwanda, malgré intambwe tumaze gutera yo kujya muri Ndi Umunyarwanda, muri porogaramu ya Ndi Umunyarwanda. So aho ni ukwemeza ko ikibazo kitashize, ariko kiri mu nzira yo kuzashira niba twese tugize imyumvire imwe, kuko imyumvire ni ikintu gikomeye kandi ni ikintu kigomba guhinduka. Dushubije amaso inyuma nanone rero, niba mbere y'abazungu abanyarwanda bari bafite amoko arenga 10 cyangwa 18 cyangwa 19, ntabwo nyibuka mu mutwe yose, wabaza umuntu uti uri bwoko cyangwa akakubwira ko ari umunyiginya, wabaza uti mutaboba uri iki, uti nkabwira ndi umwega. Ibyo bintu kuba baragerageje kuducamo ibice, murabizi amateka y'igihugu, byabatwaye igihe kinini cyane kugira ngo bashobore kutugeraho. Impamvu ni iyi: basanze tuvuga ururimi rumwe, basanga dushyingirana, basanga dutuye ahantu hamwe, dusenga Imana imwe y'u Rwanda. Byarabavunnye, bibatwara umwaka, 2, 10, 20, 30, byarananiye kuducamo ibice nk'uko bari babigerageje ahandi bigakunda. Icyo mugomba gukinota mukibuka ngo mbese kuki kiriya gihe byabananiye, nyuma yaho abantu bakaregeza noneho hakaza kuvamo n'ibyo byo kwibonamo, kwireba mu ndorerwamo y'amoko. Aho niho tugomba gushakishiriza, noneho tukavuga tuti mbese aho byapfiriye nihe,
aho bipfira ni hehe? Aho byapfiriye ni hehe rero? Muri ya mateka y'u Rwanda, ibyagwiriye abanyarwanda murabizi, abakuru nkanjye ndabizi kuko ntangiriye mu byavuba, ibyo nita ni ibyavuba kuri jyewe, kuri mwebwe abenshi no mwari mutaravuka, ariko nk'ibyabaye muri mu 1959 60 no kuzamura, ibyo mushobora kubimaza ko ndabyibuka nkaho byabaye ejo. Ibyo gutangira gucamo abantu ibice, ibyo nababwiraga byaje mu 1934 na 5 batangiye gukora recensement, bahereye ku kintu kiri soi-disant scientifique, which it was not. Ce n'était pas du tout scientifique. Bavuga ngo murebe ngo umuntu ufite inka 5 cyangwa 10 n'izirenga mumwita umututsi, ufite iziri munsi y'uwo mubare umwita umuhutu. Abatwa barabibagiwe icyo gihe. Ayo mazina barababwiye ko atari abazungu bayazanye, ntabwo aribo bayahimbye. Ayo mazina yabagaho kubera ko ibyo bakoraga nibyo byabaga izi inyito y'uko bitwa. Niba uhinga ukagaburira abanyarwanda witwaga umuhutu, niba worora ugaha abana, abagore, ababyeyi, abarwayi ukabaha amata witwaga umututsi, umworozi w'umututsi. Uwabumbaga, uwo niwe mbabwira bibagiwe, akabumba inkono, akabumba mbese ibikoresho byose twari dukeneye byo gukoresha, yitwaga umutwa. Akagira ndetse n'umwihariko wo kumenya guhiga n'ibindi. Ayo mazina kuko basanze icyo kintu kitandukanye abanyarwanda, nizo groupe socio economique twabagamo, bavuga ati dukoresheje ariya mazina tukayahindura akabafije, akitwa, tukabagira amoko, bizadufasha kugabanya abanyarwanda mu bice. Nibyo bakoze, bo birabahira kuko bashoboye kugira ku cyo bashaka gukora, ariko twebwe murabizi ingaruka n'ubu nizo tukirwana nazo. Iki kiganiro nicyo kirimo kuba twarasimbutse rero iyo myaka yose bibavuna kugira ngo duce mu bice. Nyuma bo babishoboreye bagakomeza noneho bakavuga bati ibi ngibi bizahoreho. Abasimbuye ababiligi igihe cya independence bakoze bashaka kugira ngo barushe ababiligi muri ya politike yo kugabanyamo abanyarwanda mu bice, kandi barabishoboye. Kuva kuri Kayibanda kuzamuka kugera kuri Habyarimana, tugomba kugenda tugabanyamo kugira ngo igihe kitaza kutubana gito. Aho jenoside ikorewe ejo bundi mu 1994, jenoside yakorewe abatutsi, byerekanye ko icyo ababiligi bashakaga kiriya gihe bakigezeho muri 1994. Hagati yaho mbere ya 1994 abari bariho icyo gihe abo tungana cyangwa ndutare ko bazi ayo mateka bayabayemo, hari byinshi byagiye bikorwa mu izina ry'aya moko mbirigi kandi bigakorerwa abanyarwanda. Gutwikirwa, kubona inka zabo bazirya, kubona amazu yabo imitungo yabo yangirika. Mbese urwango rwaje kuza hagati y'abanyarwanda n'urwango rwabibwe n'ababiligi. Icyo ntabwo mfite isoni zo kubisubiramo kuko niko byagenze kandi ababikoze nibo. None ngiye nkabaza nti ubu ngubu hagati ya 1994 n'ubu ngubu leta y'ubumwe twashyizeho yakoze ibishoboka byose kugira ngo twongere tube umwe, twongere tube abanyarwanda barimo abahinga, aborora, ababumba, abakora iki, ariko twese tukaba abanyarwanda bene Kanyarwanda. Dusenga Imana y'u Rwanda, tuvuga Ikinyarwanda, kandi tukaba dushyingirana duturanye nta rwikekwe. Baranze bakomeza kwituvutsa batwumvisha ko ngo
dutandukanye. Niba mbere y'uko abazungu baza twari umwe, kuki ubu tutabishobora? Aho niho FPR Inkotanyi twavuze tuti twongere tuba umwe, kuko twari dufite indangagaciro z'abanyarwanda zaduhuzaga. Twongere tuba umwe. Ababiligi baragiye, Abadage ntabahari, Kayibanda ntawuhari, Habyarimana nawe ntawuhari. Tuzongera tuba umwe byanze bikunze, kuko niyo vuba yonyine dufite ishobora kuzubaka igihugu cyacu. Iyo gahunda yitabiriwe, yego ntihabura kidobya nk'uko mubizi. Hari abatayitabiriye cyane, nk'uko n'uyu munsi tuvuga ko hari abantu bo muri diaspora batarayitabira cyane. Ariko iyo gahunda yo kuvuga ngo twongere tuba umwe ni ukugira ngo turebere hamwe icyaduciyemo ibice ni iki, icyatugarura hamwe ni iki, aho tugeze harasa hati. Mbese bwa bumwe dushaka, bwa bunyarwanda twabuze mbere, twavukijwe n'ababiligi, dushobora kongera tukabubona. Yego, gahunda ya Ndi Umunyarwanda ishobora kudufasha, ariko ntabwo bose bayitabira, ntabwo barayitabira mbese mu buryo bushimishije bwarakaza ababiligi cyangwa bwanazura ababyishe bose ngo bibwire ko hari ikintu cyahindutse. Ariko bigomba gukorwa, kubera ko bifite gahunda itumbereye izafasha abanyarwanda bubu n'abazabaho. Abana, abuzukuru n'abuzukuruza bacu bakazaba umwe nk'uko bari bameze mbere y'uko abazungu n'abakoloni baza kuza kuducamo ibice. Aho niza gusohezereza kugira ngo abandi bakomeze, nuko ibyabaye mu Rwanda byose, navuze ibyo muri 59, 60, 63, 72, 73, gutyo ukazamuka ukagera muri 94. Abantu bagiye bahunga ku mpamvu zitandukanye. Impamvu zitandukanye. Fata izo mpamvu zose zitandukanye, buri mpamvu uyishyiremo groupe yayo, urasanga hari kategori zirenze nke 5 zijustifia ya attitude y'uyu munsi, kubera ko bikibakurikirana ijustifia ibyo bamukize mu mutwe, ibyo yakuriyemo, ibyo yakuranye n'ibyazi, adafite comparaison iri palpable ishobora kumufasha kugira uko ahinduka nuko yahinda ibintu vuba n'imyumvire. Ariko yabigira atabigira, icyo ye nemeza kandi ndanizera ko bishoboka, abakiri bato mushobora kubikomeza mukanabigeraho, abakiri mu kazi active nka ambassadeur y'igiro n'abandi, ni umugambi mugomba gukomeza mukakora. Birashoboka ko twakongera tukaba umwe, tukaba abanyarwanda ba kera bari umwe. Ubwa bumwe nibwo buzadufasha kugira igihugu cyubatse kandi cyubakiye ku bintu bifite ireme bihamye. Nta kuntu rero twakwirengagiza buri muntu wese aho ari naho yaturutse naho ari. Abari muri diaspora cyane cyane, natanga urugero. Hari umuntu, hari famiye nzi iba muri Amerika ubu ngubu. Iyo famiye babanje kuba muri Afrika, hanyuma bajya muri Amerika, muri bariya bagenda muri immigration, sinzi ko babita ni landed immigrants cyangwa babuje ubuhunzi. Ugasanga umugabo afite imyumvire pe mibi cyane nka yindi ya kera, nta kintu kiza gihinduka. Umugore n'umwana bakavuga ati oya, wowe muzeye ibintu birimo ntabwo ari byo, ntabwo ushaka kumva, urinangira, ntabwo ushaka kureba, ntushaka kubona, niyo urebye ntubona, niyo wumva ntabwo usobanukirwa cyangwa ngo wemere. Reka ibyo bintu bivemo. Arabananira. Ariko bo bakavuga bati tugomba kujya mu Rwanda. Turacahe twabigenda duti ko uyu mugabo atatwemerera.
nta mazina navuze, nta nayo ndibuze kuvuga, si ngombwa. Ariko umugore akavuga ati igihe ndashaka kujya mu Rwanda, umwana n'abana bakavuga ati turashaka kujya mu Rwanda, dukora iki? Hari abanciyeho icyo gihe bavuga ati nyakubahwa ambasaderi, nayo nyine mu kazi, wadufasha iki kugira ngo tujye mu Rwanda twerekane ko dufite aho duturuka, noneho n'abadashaka kujyayo twe tuzababwira ibyo twabonye. Urumva ni ibintu bimaze igihe. Umugore n'abana n'umwuzukuru wabo bafata indege bajya mu Rwanda, bahamara ukwezi, basubira muri Amerika. Umugabo ati mwabipfumwe, mwari mwagiye uvuye mbi. Ariko bakamubwira bati no, wowe ibyo utekereza si byo, ibyo twabonye bitandukanye n'ibyo tubwira. Iyo porogaramu rero ntayatinzeho, iyo benshi bagiye bakoresha bavuga ngo genda urebe hanyuma ugaruke kubwira abandi. Ni porogaramu nziza. Iyo porogaramu ndumva mwakagombye kunyura mukayisubiramo, ambasaderi Higiro n'abandi bakiri mu kazi mukiri active, nyaboneka mugerageze murebe ukuntu mutinyura abantu, bahe occasion barebe uko bagera mu Rwanda, kuko iyo bahageze babona ukuri. Ubushize muri space y'ubushize batubwiye abana bagiye bageze mu Rwanda bagutaha. Kubera iki banze gutaha? Kubera ko basanze ari ahantu biyumvamo, ababyeyi babujije kujya. Ubwo noneho bati turiyo, ababyeyi barebaga ko bagiyeyo bakavuga ngo uri muri ibyo twababwiye, ngo n'abana bacu babatwaye, ngo barafunze, abandi no bafunze. Se bafungiye ko bamerewe neza. Ese so urumva ni ikintu tugomba kwitaho tukagihindura, buri muntu akabona ubwo buryo n'ubushobozi bwo kujya mu Rwanda, akirebera ubwe, akifatira decision kandi akayibwira n'abandi. Muri diaspora rero muri benshi, uko muri benshi mufite agaciro gakomeye. Ako gaciro igihe mvuga ni agaciro ko kwigisha n'abandi, mukabwira abandi ibyo mwabonye, ibyo mwumvise, ibyo musoma, kuko abandi ari bamwe badashaka no kubisoma. Ibyo nibyo bizafasha u Rwanda kongera kwiyubaka, abantu benshi bakibona mu ndorerwamo z'umunyarwanda kurusha kwibonamo, kwirebera mu ndorerwamo z'amoko mbirigi, uko niko nyita. Yaboneka mugerageze, kuko byose birashoboka, kandi ibyakozwe birerekana ko bishoboka 100%. Reka ndekere aha ngaha kugira ngo ntaze gutinza abandi. Ndaza kugaruka ni mu mbonera kandi kanya. Murakoze. Urakoze cyane nyakubahwa ambassador, this is amazing. Bwana Osokimu, internet yabonetse? Osokimu uranyumva? Jesus. Osokimu urasa nk'uvuyeho ugarukiye? Mwamumwumva na? Oya, ntabwo tumwumva rwose. Osokimu uranyumva? Jesus. Okay. Ko numva ari urugendo rutoroshye abayobozi bacu bahura narwo kubana n'aba bantu, kuyobora abantu nk'abangaba muri aya mahanga. Osokimu urasa nk'umanutse, wongere ugaruke. Kanda kumanura wongere nkugarure. Okay. Reka nakire nyakubahwa ambassador Ndakumva. Higiro. Twishimiye kubana namwe, ni ubwa mbere tugiranye ikiganiro cyangwa tubanye kuri iyi platform. Abantu benshi ntabwo iyi account bari bayizi, ariko ndabona batangiye kuyikurikira, which is okay. Nyakubahwa twishimiye kubana nawe rero, ni iby'agaciro kubana namwe hano, ngira ngo wumvishe nyakubahwa ambassador Mutaboba. So reka tugaruke iwawe none nanjye nkubaze iki kibazo. Tugarutse muri urwo Rwanda rw'iyo muyoboye cyangwa muduhagarariye,
ibibazo muhangana nabyo bite tujye nko muri diplomasi mu ruhande rwa politike, kubana n'aba bantu mubana nabo mute, mubigenza mute kugira ngo ababoshwe n'aya mateka yo kwibona mu ndorerwamo y'amoko mubashe guhangana nabyo mu mirimo bitaboroheye, kugira ngo hagire abavanamwo icyo nakwita nk'uburozi bw'iri vangura n'aya moko. Mubana nabyo mute muri icyo gihugu cya Canada muhagarariye u Rwanda? Urakoze cyane. Ndagira ngo ashimira Ambassador Mutaboba ku mateka agarutseho. Igihe ikiganiro cy'ubushize ntabwo nabashije kukitabira, ariko naragikurikiye nyuma. Nabonye harimo ibitekerezo byiza byubaka, kandi ngira ngo no mu guhangana n'ikibazo nk'iki cy'abantu bibona mu ndorerwamo z'amoko, mu guhangana nacyo cyangwa mu kugikemura bigomba kunyura mu biganiro nk'ibi, gusobanura kugira ngo iyi dialogue nyine turebe uko idufasha. Asubiza rero ikibazo cyawe, ndagira ngo wenda nunganire Ambassador Mutaboba ku bijyanye n'amateka, nibanda cyane cyane ku mateka ya vuba, kuko ngira ngo iyo tuvuga ngo abanyarwanda bamwe bo muri diaspora bibona mu ndorerwamo z'amoko, nibyo koko ikibazo kiracyahari, ariko umuntu agereranyije nuko abanyarwanda bari bameze, yera tuvuge nka mbere gato ya 1994 cyangwa nyuma yaho jenoside yakorewe abatutsi imaze kurangira, umuntu abona muri iyi minsi hari ikinyuranyo gikomeye. Umuntu yavuga ko hari intambwe ishimishije tumaze gutera, ariko ibyo kugira ngo tubashe gutera iyo ntambwe nuko hari ibyakozwe kandi hari n'ababikoze. Nanjye ntabwo ndi muto, ntabwo navutse ejo bundi, kuko muri 1994 nari mukuru cyane, ndetse no muri za 1973 nari mukuru, nari mfite ubwenge. Guhera muri 1994 nabaye mu nzego zitandukanye ziyobora igihugu cyacu, ndetse na mbere yaho gato nari mukuru, ndetse participa no muri politike mu Rwanda. Urumva rero ko mfite mu by'ukuri aho nshingira mvuga ko hari intambwe imaze guterwa kandi igaragara, haba cyane cyane imbere mu gihugu, ariko no mu mahanga. Icyo navuga rero nuko buriya nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hari ibiganiro byabereye mu Rugwiro, byayoborwaga na Perezida wa Repubulika icyo gihe, hagati ya 1998 na 1999. Ndibuka ko kuko nanjye nagize amahirwe yo kubijyamo ibyo biganiro, byabaga buri wa gatandatu, bigatumirwamo abanyarwanda b'ingeri zose, babayeho cyangwa se abayoboye mu gihe cya cyami, abo muri Repubulika ya mbere, Repubulika ya kabiri, abamadini, amashyaka ya politiki yari yemewe icyo gihe, n'abandi benshi. Yari forum nini. Igihe kinini rero twakimaze tuganira kuri iki kibazo cy'amoko, amacakubiri, kuko ni nacyo mu by'ukuri cyatumye jenoside yakorewe abatutsi iba. Birumvikana ko nyuma yaho twumvikanye ko ari ikibazo gikomeye, tugomba guharanira ko abanyarwanda bongera kuba umwe, kuko twasanze mbere y'ubukoroni abanyarwanda bari bunze ubumwe. Ubukoroni nibwo bwazanyemo amacakubiri, hanyuma Repubulika ya mbere n'iya kabiri aho kugira ngo ibikosore, ahubwo ibishyira ku yindi ntera yisumbuyeho, bituma abanyarwanda baryana, bigera n'ubwo bamwe bica abandi babaziza icyo bise ubwo bwoko. Rero ubumwe bw'abanyarwanda nyuma y'ibyo biganiro bwafashwe
ndetse n'ubu tubufata nk'inkingi ya mwamba kubaka u Rwanda rushya, u Rwanda twifuza rigomba gushingiraho. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo niyo mahitamo twakoze nk'abanyarwanda. Bivuze ngo umuntu wese washaka kugarura amacakubiri tugomba gushyira hamwe tukamurwanya. Ngira ngo nk'uko mubizi, buriya hari ibihugu biba bifite icyo nakwita nka threats cyangwa menace. Usanga yenda ari nk'iterabwoba, terorisme, cyangwa ugasanga menace ari nk'igihugu baturanye. Twebwe ngira ngo turacyafite FDLR muri Congo, ariko umuntu avuze ko amacakubiri ari imwe muri za threats nk'abanyarwanda tugomba guhora tugenzura, ntabwo yababeshye, kubera ko tuzi neza ko mu mateka amacakubiri yadukoreye ishyano. Ari nayo mpamvu numva nshima ko twaganiriye kuri iki kibazo. Yango umuntu arebye n'itegeko nshinga dufite kandi naryo ryagezweho, twabashe kurigira muri 2003 nyuma y'ibiganiro byamaze umwaka urenga biyobowe na komisiyo yari yashyizweho kugira ngo itegure itegeko nshinga. Usanga muri iryo tegeko nshinga guharanira ubumwe bw'abanyarwanda, kurwanya amacakubiri, kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, guharanira inclusion, usanga ari amahame agenda agaruka mu ngingo nyinshi z'itegeko nshinga. Garutse rero ku kibazo warubajije, na mbere yuko nza gukora iyi mirimo hano muri Canada, ngira ngo kumenya amakuru muri iki gihe ntabwo bikiruhije cyane, aho umuntu ari hose ushobora kumenya ibibera hirya no hino ku isi. Ni ibibazo nakurikiraga, nari nzi ko hari abanyarwanda mu by'ukuri mu mahanga, hari henshi, bamwe ndavuga neza bamwe nk'uko namwe mwabyanditse, usanga basa naho bagumye muri 94. Icyiza nuko ngira ngo ubushize mubiganiraho hari uwavuze ibyiciro cyangwa se uko abanyarwanda bagiye bajya mu mahanga, asobanura ko hari abaje mbere ya 94, abaje mu gihe cya 94, nyuma yaho gato mu ntangiriro z'ibihumbi 2000, ariko na nyuma yaho hari za vague cyangwa waves zagiye ziba zigatuma abanyarwanda baza mu mahanga. Nanone baza mu buryo cyangwa se kubera impamvu zitandukanye. Hari abaje bavuye mu nkambi z'impunzi, hari abaje bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, hari abaje baje gushaka imibereho, hari abaje ari abanyeshuri bakahitamo kuhaguma, hari n'abahari nk'abanyeshuri. So abo bose rero kubera ayo mateka baba bafite, kubera background, kubera za trauma buri wese aba yaraciyemo, kubera kutagira access ku makuru, kubera kutabyitaho, usanga bamwe baragumye mu macakubiri. Malheureusement niko biri. Ngira ngo bizasaba gukora ubushakashatsi bwimbitse kugira ngo n'ibyo byiciro turebe impamvu abantu bahitamo gukomeza kwibona mu bwoko bw'abahutu cyangwa abatutsi. Ariko ngendeye kuri experience maze kugira, icyambere mbona gituma abanyarwanda bamwe bo muri diaspora bakomeza kwibona mu moko, biterwa n'uburere babonye cyane cyane mbere ya 94, kubera
ibihe bya politike bakuriyemo, abandi ni ukubera ababyeyi babo, ndetse navuga iyo tuvuga umuryango cyangwa ababyeyi, umuntu agomba kubyumva mu buryo bwagutse. Ntabwo ari umuryango urimo umugabo n'umugore n'abandi bana. Umuntu agomba kubyumva mu buryo bwagutse, akumva ko mu babyeyi harimo ba nyirasenge w'umuntu, ba se wabo, babyara be, inshuti ze, abo bahura kenshi, abo bahurira ku ishuri, abo bahurira mu kazi. Abo bose bagira influence ku muntu no ku mitekerereze ye. Yewe hari n'ubona amakuru yenda yakuye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ayasomye mu bitabo by'amateka, yatangira guquestioninga narrative aba yaravanye mu muryango cyangwa muri ayo mateka ya politike. Bagenzi be babandi bo muri wa muryango wagutse bakamushyiraho pressure, bakamushyiraho igitutu kugira ngo bagume mu ntekerezo imwe. Ibyo rero ngira ngo nka ambasade tubibona mu buryo butandukanye, hano muri Canada, ariko ngira ngo n'ahandi hose bigomba kuba ari kimwe. Usanga hari barahisemo kutitabira tuvuge nk'ibikorwa ambasade ikora, cyangwa se ibikorwa communauté ifite imyumvire irwanya amacakubiri itegura. Bagahitamo ahubwo kujya bategura ibikorwa byabo. Ibyo bibaho, ntabwo umuntu yabihakana, nubwo bigenda bigabanuka mu buryo bugaragara, ariko biracyariho. Usanga hari, yenda mbahaye nk'urugero, nanjye ubwanjye ku giti cyanjye hari umuntu nzi, ntabwo ndi buvuge izina rye, ariko atuye hano muri Canada, Montreal. Ngira ngo ashobora kuba ari n'umuturanyi wa Patrick. Ni umuntu twabanye kera twiga kuri Universite i Butare, so aje kwiga masters na PhD, ngira ngo yaje imbere gato ya 1994. So kubera ko umuntu nari nzi, rero naje kubona nimero ye, ndamuhamagara ngamije nk'uko dusanzwe tubikora. N'ubundi hari benshi tugenda twegera, ari no mu buryo bwo gusubiza kimwe mu bibazo babajije. Bimwe mu byo dukora birumvikana, hari guhamagarira abanyarwanda bose kwitabira ibikorwa dukora, ariko hari na za initiative ziba ziri cible, ziri targeted. Uvuga uti yenda reka rebe nk'abantu nakwegera turebe uburyo twaganira iki kibazo. So uwo muntu rero we nta nubwo yigeze ashaka no kunyumva, ahubwo yabaye aggressive ku buryo byabaye na ngombwa ko dukupa telefone, mu by'ukuri tutavuganye nk'uko nabyifuzaga. So ni bya bindi ngira mu Kinyarwanda bita kunangira. Ntabwo yashatse kunyumva na busa, kandi nk'uko nabibabwiraga, ni umuntu wundi twari tuziranye neza, twakinanye basketball. Urumva umuntu mwakinanye ku kibuga mukagira competition hamwe, ubundi ni umuntu wakagombye kuguha umwanya nibura akagerageza kumva icyo umubwiye. Navuga rero ko ibibazo biracyahari, ariko igisubizo kirambye cy'uko mbyumva ni ugukomeza kwigisha, gukomeza kwegera abo bakibona muri iyo ndorerwamo y'amoko, tukabegera nk'abayobozi. Ariko cyane cyane ngira ngo umuntu arabona ko intambwe imaze guterwa mu Rwanda mu buryo bw'ubumwe n'ubwiyunge no kwibona nk'abanyarwanda. Ni intambwe imaze ishimishije cyane. Ibyo nanone umuntu abibonera nko mu banyarwanda baje vuba hano muri Canada. Tuvuge nk'abaje muri iyi myaka 10 ishize, usanga bafite imyumvire itandukanye cyane n'iy'abaje kera, kandi birumvikana kuko
abari bafite trauma, abari bafite imyumvire ku mateka y'u Rwanda. Ngira ngo mu Rwanda hari gahunda, hari za porogaramu nyinshi zashyizweho zituma ari uburyo bwo gukira ibyo bikomere cyangwa se bikoroha, ndetse no kunyura nko mu ngando, mu biganiro binyuranye bigaragara ko mu Rwanda imbere tumaze gutera intambwe igaragara. Ariyo mpamvu rero njye numva, ngira ngo dufatanyije na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda ndetse n'izindi minisiteri n'izindi nzego za leta, tugomba kuzareba yenda mu gihe kiri imbere cya vuba uburyo twakwibanda noneho muri diaspora, cyane cyane duhereye ku rubyiruko, ku bakiri bato, kuko abakuze hari igihe tugorana mu bijyanye no guhinduka, ariko nabo ngira ngo ntabwo umuntu yavuga ngo niterere iyo, ngira ngo nabo tuzakomeza. Ikindi njye numva, ngira ngo diaspora, abagize diaspora bagomba kubigiramo uruhare rugaragara, kubera ko iyo dialogue cyangwa se uko kwegera abagifite imyumvire iri inyuma, akenshi biba byiza iyo bikozwe n'umuntu cyangwa se abantu baziranye, kuko kuvugana nabo usanga byoroha. Ndumva ngira ngo iyo ni indi piste. Ikindi numva kandi ngira ngo cyo kirakorwa ni uguha serivisi abanyarwanda bose mu buryo bumwe kandi serivisi nziza. Muri ambasade ngira ngo dutanga serivisi nyinshi ku banyarwanda. Ndumva ngira ngo muri iki gihe hafi ya zose ziri online, ni mu buryo bw'ikoranabuhanga. Umuntu ari muri Manitoba cyangwa Quebec cyangwa Montreal cyangwa uri Ottawa, afite access kuri serivisi za ambasade anyuze ku irembo. Bikaba byumvikana rero ko ubwo buryo bushya bwo guha abanyarwanda serivisi bigaragara ko bushobora kuzafasha gutuma abanyarwanda bakibona muri iyi ndorerwamo y'amoko bahindura imyumvire. Bahaye nk'urugero, ubu turabibona cyane, hari tuvuge nka abasaba serivisi za procuration cyangwa power of attorney bariyongereye cyane, kubera ko ubutaka mu Rwanda bwose bwaranditswe. Birumvikana rero ko n'abamaze imyaka myinshi hano bibonaga yenda muri ubwo buryo bw'amoko bwa kera, nabo hari igihe bamwe bagenda batinyuka bagasaba izo serivisi kugira ngo bahe ububasha bene wabo cyangwa se abavandimwe bari mu Rwanda cyangwa ababyeyi, kugira ngo babashe kwiyandikisha iyo mitungo yabo. Hari abatangiye gukora ishoramari, nubwo wenda bahera kuri ciriritse nko kubaka inzu yo guturamo cyangwa se n'ibindi bito bito nko kugura ikibanza, ariko turabona ko hari iyo trend yuko abasaba serivisi bagenda biyongera, kandi tuzakomeza kubakangurira kugira ngo bakomeze bazitabire kandi tuzitange mu buryo buri transparent, buziha buri munyarwanda wese uzikeneye. Ndumva nabangarukiye ahangaha muri aka kanya, nongera kubashimira. Murakoze cyane, ariko sindakurekura kuko ndacyafite ibibazo byinshi binteye amatsiko cyane. Nsigaye nk'utubazo nka 2-3. Uko moje ku kintu cy'abantu batandukanye, yaba baje mbere 94 bagifite iyo myumvire bibona muri iyo ndorerwamo y'amoko cyane, bumva ko badashobora no kwireka. Muri ambasade mugira ibikorwa, mugira na gahunda nyinshi zitandukanye, gahunda z'igihugu. Of course ni igihugu mu kindi, muba mufite gahunda zitandukanye, gahunda z'igihugu zose muri ambasade ziraba. Bisaba biri ku ruhe rwego nko mu gihugu aya masaha
murimo cya Canada, ibikorwa bya leta, bya gahunda ya leta, by'abakwibaye kwitabira ibikorwa bya leta mu banyarwanda batuye muri icyo gihugu muyoboye, babyitabira ku ruhe rugero? Ese hari igihe mugira muri ibyo biganiro mubaganiriza, mugeraho mukunguka bamwe muri aba bari bagifitiye imyumvire bagenda babohoka bakaboneka, biri ku ruhe rugero iyo hari gahunda za leta ndetse na gahunda z'igihugu muri rusange? ngira ngo mu kanya nibyo urakoze kuri icyo kibazo. Mu kanya nibyo navugaga ko twari twe kugira ngo tuzakora ubushakashatsi bwimbitse kugira ngo bunaduhe icyitegererezo cy'intambwe tumaze gutera n'urugendo rusigaye mu buryo bwo guhangana n'iki kibazo cy'amacakubiri. Ariko navuga ko hari ibimenyetso bimwe na bimwe byerekana ko hari evolution cyangwa se tutera imbere. Natanga nk'ingero yenda nk'ebyiri. Urugero rwa mbere ni ukwitabira ibikorwa byo kwibuka ndetse no kwibohora. Mu myaka yashize abantu bitabiraga yenda nko mu myaka 3-4 ishize, abitabira kwibuka bavuye tuvuge nka hano Ottawa na Gatineau, bavuye ku bantu 500-600. Ubu buri mwaka ku itariki ya 7 tubona abantu bari hejuru y'1,200 kandi usangamo izo ngeri zose nk'uko twabivugaga. Ikindi ni icyo navuze mvuga cy'abasaba serivisi, byongera ngo nabisobanuye, ubona ko biyongereye cyane, ndetse n'iyo section y'abanyarwanda baje kera bamwe bumvaga badashobora no kugera kuri ambassade, iyo kategori yari yongereye. Ikindi mu matora y'ubushize muri 2024, amatora ya perezida wa repubulika n'abadepite, twayakoresheje mu mijyi 12. Mu gihe amatora yaherukaga ngira ngo muri 2018 yari yarakozwe mu mijyi 4 gusa ya hano muri Canada. Ibyo rero ni bimwe mu bitwereka ko hari kandi ngira ngo nk'amatora ugasanga yateguwe cyane cyane n'abanyarwanda muri za communauté aho bari muri iyo mijyi itandukanye. Ikigaragara rero nuko uko kwiyongera kw'abitabira ibyo bikorwa haba harimo abanyarwanda b'ingeri zose. Birumvikana nk'uko navuze mbivuga, abenshi bajyanye nabo baje vuba, cyane cyane abaje vuba, kuko navuze mbivuga bamaze imyaka 5, 6, 7, 8, nibo usanga ari benshi. Ariko n'abakera tuzakomeza kugenda tubakangurira. Ariko icyo nari mvuze cyo tuzakora n'ubushakashatsi kugira ngo tugerageze kumva n'impamvu yenda bamwe bakifite iyo resistance, nubwo tuzi ko abenshi babivanga na politique, kandi mu by'ukuri za politique nyine zigiye babayemo mbere ya 1994, noneho basanga babishyira no mu bana babo. Ariko ngira ngo ibyo ni ibibazo tugomba guhangana nabyo, nubwo bizatwara imyaka myinshi. Icy'ingenzi nuko tugomba kwiyemeza guhangana nabyo, kuko nta mahitamo. Nkuko nahoze mbivuga, ntabwo dushobora kongera kwemera ko mu gihugu dukomeza kurangwa n'amacakubiri, kuko tuzi ububi bwayo. Murakoze. Urakoze cyane. Akabazo ka gatatu, ndabizi ibi ntabwo biba byoroshye, ni akazi katoroshye, ariko dushimira uburyo mugakora kandi uburyo mudahwema gukomeza kurwanya urugamba rwo kuvanamo iyi identity cyangwa iyi identite y'amoko idafite aho yerekeza abenegihugu cyangwa abanyarwanda, uretse kongera kubasenya no kubacamo amacakubiri. Nyakubahwa ambassador, ikibazo cyane cya gatatu kiragira kiti: ingamba za leta mu kureba kwa cyangwa mu kazi mukora, ingamba za leta zigamije ubumwe n'ubwiyunge zigeze he mu guhindura imvugo n'imyumvire ishingiye
ku ndangamuntu z'amoko mu banyarwanda baba hanze y'igihugu, especially aho ngaho muherereye, ingamba za leta ni izihe kugira ngo iyi myumvire ishiremo? ngira ngo biraza kuba ngombwa ko nsubiramo, urebye nari nabivuze. Mm. Buriya strategy ya mbere, kubera ko amacakubiri mu mateka tuzi ko yajyanaga no guheza bamwe mu banyarwanda, mu kubaheza kuri serivisi zimwe na zimwe leta igomba guha abaturage, nk'uburezi, ubutabera, umutekano n'ibindi. Bikaba byumvikana rero ko ngira ngo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hari ingamba nyinshi zafashwe, zirimo no kuvana nk'ubwoko mu ndangamuntu, ariko no kwigisha abanyarwanda, kubasobanurira amateka, kugira ngo bimwe Ambassador Mutaboba yari amaze kubivuga, gusobanura amateka nyayo y'abanyarwanda, tubumvisha ko mbere y'uko abakoloni b'Ababiligi babiba amacakubiri, ndetse na Repubulika ya mbere n'iya kabiri zikayaha indi ntera, bakayashyira muri za institution, bakayashyira mu miyoborere y'igihugu. Ngira ngo ubu tumaze imyaka irenga 30 twigisha ubumwe bw'abanyarwanda, twerekana ko, ngira ngo leta isobanura ko abanyarwanda dusangiye ugupfa no gukira, kuko iyo umutekano ubaye muke, ngira ngo abanyarwanda twese bitugiraho ingaruka, cyangwa iyo tugize ibibazo by'ubuzima cyangwa by'ubukene, usanga twese bitugiraho ingaruka. Hari ukwigisha rero, hari ugutanga serivisi ku banyarwanda, ukeneye serivisi wese akayibona ku gihe, akayibona nta gutonesha. Mbega ikituma umunyarwanda yumva ko ari umunyarwanda, buri gihe akabibona mu bikorwa, atari no mu mvugo gusa. Ikindi rero navugaga nuko ngira ngo mu myaka yashize guverinoma yibanze cyane cyane mu kuvura abanyarwanda imbere mu gihugu, ariko no hanze. Ngira ngo hari ibikorwa byinshi byagiye biba, uretse ibikorwa na za ambasade nk'uko nahoze mbivuga. Tuvugiye nk'ibiganiro bikorwa ku munsi w'intwari, ku munsi mu gihe cyo kwibuka, mu gihe cyo kwibohora, n'izindi ngamba zifatwa. Ariko ngira ngo hari na Rwanda Day zikorwa, hari izindi nama zitandukanye zitegurwa na ambasade ndetse na diaspora, zihuza abanyarwanda, bityo abanyarwanda bakaboneraho umwanya wo gusobanukirwa n'izo ngamba zo kwigisha ubumwe n'ubwiyunge. Ariko hari n'itorero rikunze gukorwa mu kwezi kwa 7 n'ukwa 8 ku rubyiruko rw'abanyarwanda baba mu mahanga, ariko birumvikana ko bamwe bava hano mu gihugu nka Canada ni kure, hajyayo bake. Ariko nk'uko nahoze mbivuga, ngira ngo mu gihe kiri imbere tugomba kuzashyira imbaraga noneho mu kwigisha abanyarwanda bari mu mahanga, no kubasobanurira nk'uko abo mu Rwanda imbere nabo bagize ayo mahirwe. Ndumva ari ibyo navuga kuri icyo kibazo. Ariko nanone tukaba realiste, kuko ngira ngo ibihugu ni mu mahanga nyine, ntabwo dushobora kuza ngo tubahindure mu Rwanda. Ibihugu biba bifite uko biyoborwa, rimwe na rimwe ndetse usanga na za politike, za internal politics, nazo bitewe n'uburyo bafata nk'ibyo bibazo by'amoko, usanga nabyo bigira na influence itari nziza ku banyarwanda ndetse n'u Rwanda, kuko bamwe usanga banabyemera
nka demokarasi, ariko ngira ngo twebwe tuzakora uruhare rwacu rwo kwigisha abanyarwanda kwereka ko kuko ngira ngo n'uwibonamo ko ari umuhutu cyangwa ari umututsi cyangwa ari umutwa, amaherezo iyo bamubajije avuga ko ari umunyarwanda. Ngira ngo ikiba gisigaye ni ukumva ko ari umunyarwanda mbere yo kuba ibyo bindi. Ndumva rero ngira ngo ni ibikorwa bizakomeza, yenda tugenda duhindura strategy, twongera imbaraga, nanone mbigarukeho dukorana cyane cyane n'abanyarwanda batuye mu mahanga, batuye muri diaspora, bari muri diaspora, kuko bashobora kugira nako bagomba kugira uruhare rugaragara. Murakoze. Murakoze cyane nyakubahwa ambassador Prosper Higiro, thank you so much wow, tuganirije neza cyane. Ndagushimiye cyane pe. Bwana Oswaki Musizini wahageze? Ngeze nakurikiye, ndahari. Mwiriwe. Wiriweho? Wihangane, sinafashe inshingano zawe nzikoresha mu nyungu zanjye bwituze kwihangana bitagenze neza, kandi n'abatumirwa baze kunyihanganira uko ashoboye, muze kunyihanganira. Reka ngusabe rero, twari tugeze ku mutumirwa Ndengera. Ndatekereza uburyo kucishamo ijisho umunyakirire, hanyuma unakomeze umudiratinga ikiganiro nk'uko ubisanzwe. Ndamubona Ndengera, kandi Godfather wabikoze neza cyane, uri umunyamakuru w'indashyikirwa. Mbere yuko twakira Ndengera, reka mbanze tuza abatumirwa bose, abambassador Prosper, abambassador Joseph Mutaboba n'abandi. Ndamuzi sinamusuje, ariko ndashaka kubaza ikibazo kimwe kigufi. Ambasaderi wacu muri Canada, uriya muntu mwiganye muri campus yanze kukwitaba kubera wenda we agendera ku bintu by'amacakubiri, cyangwa nuko yumva adakunze ubutegetsi bw'u Rwanda buriho? Ngira ngo ni byombi, kuko numvaga ari nk'umuntu, kubera ko twari tuziranye, numvaga ari umuntu wanamfasha. Tumaze kuganira akaba yanadufasha, yenda kuko nasobanuye ikibazo kimwe tugira, no kugira na access kuri bariya twita ko bakibona mu moko, kuko barabivuga, barabyandika kuri social media, mu binyamakuru, kugira ngo bafite n'abanyamahanga babibafasha, nka Judy River mu bitabo bandika, abandika dufite groupe nini y'abantu baburaniye abajenosideri Arusha, batuye Montreal ndetse n'ahandi. So abo bose rero kubabona mu by'ukuri cyangwa kubamenya ntabwo biruhije, kugira ngo ubone umuntu bakibona mu moko, ariko harimo n'ababikoresha nyine nka politike, kubera ko nk'uko natangiye mbivuga, hari bakwamiye muri 1994, ko muri 1994 twese tuzi icyo bitaga rubanda nyamwinshi, bakitiranya iyo majorité ethnique y'ubwoko na majorité démocratique. Mu by'ukuri byari inzira ya bugufi yo kugera ku butegetsi cyangwa kubugumaho. So arabumva rero n'ubu ariko byagombye gukorwa, ariko nk'uko natangiye mbivuga, ngira ngo imwe muri za threats tufite mu Rwanda ni kuba twareka politike nk'izo zigakomeza zikabaho, kandi zera ko cyane cyane abakiri bato ntabwo bakwiye kubyemera, bagomba kubyanga kuko byadusubiza inyuma cyane. Uwo munyarwanda rero mu by'ukuri ntabwo yashatse ko tuvugana, yashyizeho block kuko yari azi ko ndi challenging actually. Yari azi ko nituganira yenda nta bisobanuro ari bubone, cyangwa se shobora gutuma hinduka, kandi yenda we ataraba ready. Ariko nanone yabaye aggressive ku buryo nanjye nahisemo kuba mwihoreye.
ariko ibyo ntabwo biduca intege, turakomeza tukegera abandi kandi bigenda neza. Yes, murakoze cyane ambasada, mukomerezaho. Reka tujye kwa Ndengera. Alain Patrick Ndengera ni perezida w'abanyarwanda baba muri Canada. Ndengera, uratwumva? Yego, ndabumva neza cyane. Watuganirije neza ubushize, uyu munsi nabwo wongere, hanyuma turakora ibishoboka byose dusagura umwanya. Ubushize ntabwo twahaye abantu bo muri audience ngo babaze. So uko muhuza abanyarwanda baba muri Canada, hari ibikorwa mukora, harimo kwibuka, harimo n'ibindi, mubona kwibona mu ndorerwamo z'amoko bigihari, biri ku ruhe rwego, bigenda bigabanuka se? Tuganiriza. Murakoze cyane bwana Oswald Oswakim. Ndashimira na bwana Godfather wadufunguriye urubuga, kuba mwatwakira hano muri iki kiganiro cyiza kandi cy'ingirakamaro. Ndahera cyane ni gushimira abatubanjirije bakuru bacu, ambasada Mutaboba na ambasada Higiro, ku bintu byiza, amagambo meza bamaze kutubwira nka introduction. Mu kiganiro cy'ubushize nibwo navugaga nti nanjye nubwo ndi mu ba speaker ariko nanjye ndi no kwiga, kuko iyo uhuye mu kiganiro n'abantu bafite inararibonye nawe uhigiraho, bikagufasha no gukora neza akazi ushinzwe. Nanjye nk'umuyobozi wa diaspora yo muri Canada rero, nanjye ubushize twari twavuze kuri kino kibazo, ariko nk'uko twabibonye usanga abantu bimukana icyo kibazo bakakivana mu Rwanda cy'amoko cyangwa mu buhungiro bakakimukana hano muri za diaspora zacu zo mu mahanga. Rero ugasanga biteza ikibazo, bamwe bakaguma muri ibyo bibazo byo kwizirika mu moko, ariko abandi bakaza kubirenga, ugasanga babanye neza muri harmony. Nk'uko rero twari twabivuze ubushize, abantu nk'uko na ambasada Mutaboba yabivuze, ibyo ni amoko y'abakoloni, bise abahutu, abatutsi n'abatwa. Twaje kubona ko no muri scientifique iyo uvuze amoko uvuga abantu bahuje akarere, abantu bahuje ururimi, abantu bahuje umuco. Ubwo ugiye kureba mu Rwanda rero ugashakisha scientifically ibyo bintu by'ubwoko, usanga ari ubwoko bumwe gusa, usanga ari ubwoko bw'abanyarwanda. Ko twese mu Rwanda duhuje akarere kacu tubamo kitwa mu Rwanda, duhuje ururimi rwitwa Ikinyarwanda, duhuje n'umuco umunyarwanda w'u Rwanda. Rero nibyo bivuga biti twebwe ubwo tuntu badushyizemo bakaduha ingufu, bigatuma abantu bamarana, politike zo gusenyana no kwicana, kubera ko twataye indangagaciro zacu za kera z'ubumwe bwacu bw'abanyarwanda, aho umukoloni yaje akaducamo ibice. Ibyo rero bikadukurikirana, bikigishwa mu mashuri, abantu bakabyimukana aho bagiye, bakabiraga abana, bakabaraga ibyo twita urubanza rwakunaniye rw'uraga umwana wawe. Ugasanga rero bamwe barabikomeza, ariko igishimishije ni uko generasiyo nshya ziri kugenda zibita, bigasigara mu bantu bakuru, cyane cyane abana bari gukurira mu gihugu mu Rwanda. Usanga ibyo bintu by'amoko bagenda babirenga cyane, ndetse no mu mahanga muri diaspora niyo objectif yacu, gukomeza kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Nubwo hagiye havamo, nk'uko twabivuze ubushize, abantu bagiye baza muri bino bihugu mu matariki anyuranye, bamwe muri za 59, abandi muri 73, abandi 94, abandi nyuma, ndetse n'ubu baracyaza. Abo rero niko byagiye muri diaspora, uko bahicara, ariko bakora n'amagurupe, ariko bakora n'amasosiyasiyo ashingiye amwe ku moko, andi ashingiye kuri politike. Ugasanga harimo utwo tuntu tugiye tubaho, hakabamo no kwishishanya, kandi kwishishanya bikaba byumvikana. Urebye ukuntu abantu ayo moko yagize gutya akicana, usanga habayeho jenoside yakorewe abatutsi, abantu bakarimbura, bakabamara guhera ku mwana kugera ku mukecuru. Ibyo rero ntabwo byabura ko habamo kwishishanya, ariko ibyo ubuzima abayobozi baba bashinzwe na politike y'igihugu itabishyigikiye, ibintu bigenda bihinduka buhoro buhoro. Nk'uko twagiye tubona mu Rwanda, politike y'igihugu cy'u Rwanda avuga ati ari uwishe ari n'uwiciwe baraturana ku misozi, umwe arahanwa, narangiza igihano cyagaruke muri sosiyete yagorowe. Ugasanga n'ibindi bihugu ntabwo bumva iyo mikorere n'iyo mitekerereze, ariko iyo mitekerereze yo gushyira abantu hamwe, yo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda, ni ikintu gikomeye cyane. Iyo giturutse kuri leta hejuru,
kirashoboka kikaba cyiza, kandi nuko iyo giturutse muri leta hejuru gisaba kwicana, abantu bararimburana bakamarana nk'uko byabaye muri 1994, aho leta imwe yari ishishikarije abantu kumara abandi, nk'uko byabaye muri 1994. Twarabibonye twese abari bakuru, nanjye icyo gihe ntabwo nari umwana muto, nari umunyeshuri muri kaminuza, nabibonaga nabikurikiraga. Ubwo rero muri diaspora rero ariho nibanda cyane cyane, nk'uko mwari mubimbajije. Gahunda zacu ni ukubaka ubumwe bw'abanyarwanda, cyane mbere dufungura imiryango ku bantu bose, tutakubajije ngo uva mu buhe bwoko, uva mu buhe karere, wakuriye he. Tukavuga tuti serivisi dutanga zose turaziha abo bantu bose. Nta muntu n'umwe uza muri za RCA diaspora zacu zo muri Canada ngo tumuheze, udusabye serivisi tuvuye ngo tumuyobore muri ambasade turamuyobora, yagera muri ambasade nk'uko nyakubahwa Prosper bivuze, bakamwakira neza, bakamuha serivisi batamubajije ngo wowe kuki utazaga mbere, wowe kuki utajya hariya, bagaguha serivisi yawe. Ushaka kujya mu gihugu nawe tukamufasha akajya gusura igihugu. Ibyo ni ibintu byose bituma twubaka ubwo bumwe bw'abanyarwanda, akabona ko n'aba babyeyi bakuru bakuze babwira abana babo bati ntimukegere bariya ba association za diaspora, ntimuzegere. Bahagera bagasanga babonye serivisi nziza itarobanura. Ibyo rero ni ikintu kimwe gifasha kubaka ubwo bumwe bw'abanyarwanda bwasenywe n'abo bakoroni, bukimikazwa na politike mbi zagiye zibaho, politike zagiye ziteza ubuhunzi, abantu bagakwira imishwaro isi yose. Hari ikindi kintu ariko nshaka kwibandaho muri diaspora, ni abana bavukira ino cyangwa baje ari bato. Tuvuge baje bafite imyaka 5, abana bacu tubyarira inaha bamaze gukura bafite imyaka 20, abaje ari bakuru bageze muri za 30. Abo bana kuki hari abo usanga bagendera mu moko kandi n'ahantu hamwe bigize bahurira n'u Rwanda, kandi nta hantu na hamwe bigeze babona igihe cya jenoside. Ni ukuvuga ngo hari ababyeyi bamwe bakomeza kubiba amoko mu bana. Uribaza umwana ukuriye ino ufite imyaka 20 wavukiye ino, uvuga buti njyewe ndibonamo umuhutu, njyewe ndibonamo umututsi. Ibyo rero ibyo bintera impungenge kuvuga tuti uwo mwana ikintu cya mbere akwiye kwibonamo ni ubunyarwanda. Urugero natanga ni nk'abana banjye, njyewe nta n'umuzi ubuhutu n'ubututsi. Bazi ko ari abanyarwanda, bazi ko ari abakanadiye, bazi ko bakomoka mu Rwanda, bajya gusura igihugu cyabo. Ubwo nubwo burere nabahaye. Ariko nibagenda hanze bakubitana n'undi ubwo bati uriya se ava mu buhe bwoko. Ibyo rero n'ababyeyi dufite uruhare kwigisha abana bacu, kuko niba tugiye kubashyiramo uburozi bubavangura, nta kintu turi kubigisha, ni no kubasigira umurage mubi w'amoko ubatandukanya, utuma ejo bundi bazongera gutemana. Kandi dukwiriye kuba abambere mu kubihagarika burundu uwo muco mubi w'amoko, ko turi bakuru. Niba ubona abantu bakuru ubwabo bari kuvangurana hagati yabo, ubwo ni igiki bazasigira abana babo. Abo bana rero icyo dukora turabegera tuti hari gahunda yo gusura u Rwanda, uvukiye ino nturagira mu gihugu na rimwe, waje uri umwana muto, dore hari gahunda nk'ubu mu kwa karindwi dufite gahunda kujya gusura igihugu cy'u Rwanda. Turwamagarira urubyiruko hagati y'imyaka 18 na 35 ngo bagiye gusura igihugu, bagende. Iyo bageze mu Rwanda barabakira, bakabatembereza, bakabigisha amateka, bagasura ahantu hose, bakabigisha indangagaciro z'abanyarwanda, bakagera muri porogaramu za Ndi Umunyarwanda, kubabwira ko kuba umunyarwanda aribyo biza mbere, ko aribyo bifite ingufu. Noneho bakagaruka bavuga ati noneho cya gihugu bajyaga batubwira iwacu ko ari habi, ko hadashobotse, ko ari mu muriro, ni igihugu cya paradizo. Bagatembera, bakabajyana ahantu hose. Iyo bageze ino babwira bagenzi babo ko baganira kuri za TikTok, za Snapchat, bafite ahantu baganirira. Uyu mwaka dufite abandi benshi bashaka kwiyongera, batangiye ari bake, kugenda biyongera ko bagarutse. Izo ni zimwe mu bintu dukora kugira ngo dufashe cyane duhereye mu rubyiruko, kuko mu bakuze nk'uko nyakubahwa Prosper yabivuze, hari igihe bari byararangiye nta kintu bashobora guhinduka, bo barinangiye. Ariko iyo uhereye mu bana usanga bigenze neza. Nk'uko babitubwiye ubushize, twasabye ko n'iyo porogaramu ya Ndi Umunyarwanda kwigisha abana bacu ko ari abanyarwanda mbere yo kuba abatutsi, abahutu, abatwa, kubigisha gukunda igihugu, kubigisha indangagaciro na za kirazira zahozeho kera abakoroni baciye.
ku buryo tugaruka mu bumwe bw'abanyarwanda tukajya dukorana nta kwishishanya, tugafatanya gahunda zose, ugize ikibazo tukamutabara, ugize ibyiza tukamushyigikira. Niwo muco twebwe turi kwimika hano muri diaspora ya Canada dufatanyije na ambasade yacu, ndetse dushishikariza n'abantu kutugana kuko ufite ikibazo wese ntawe dusubiza inyuma. Murakoze. Yes, turagushimiye cyane Alain Patrick. Kabisa mukomereza aho ngaho. N'abatazemera bazagira aho bemere. So ubushize twaragombaga kuba turi kumwe n'umunyamategeko Moses. Turamufite ubu ngubu noneho. Moses, wafungura mic yawe ukadusuhuza ukatwibwira neza noneho nkatangira kukubaza ibibazo. Yes, murakoze cyane bwana Osokim. Nk'uko wabivuze nitwa Moses Gashirabake. Nkaba ndi umunyarwanda utuye muri Canada. Nkaba ndi n'umunyamategeko, nkora na business. Nkaba nishimiye kuba ndi hano. Ubushize sinabashije kuboneka kubera ikibazo cy'amasaha, ariko uyu munsi nkaba nishimiye kuba ndi kumwe namwe mwese muri iki kiganiro cyiza, kandi turi kwigiramo byinshi. Njyewe ntabwo ndi mukuru cyane, ariko nta nubwo ndi muto. Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye mfite imyaka 6 ishyira 7. Nkaba nishimiye kuba turi kumwe. Ubwo mwambaza ikibazo noneho tukaganira. Murakoze. Urakoze cyane. Ubwo rero reka tukubaze ku ikibazo cyoroshye buri wese tuba tugomba kubaza buri wese. Iyo urebye muri community y'abanyarwanda baba Canada, uko bitwara, uko basabana, uko bitabira ibikorwa, yemwe no mu misa no mu nsengero hose, tubwire indorerwamo y'amoko irahari cyangwa yaramenetse, yarajanjaguritse? Murakoze cyane. Nanone nk'uko ababyeyi bacu ambassador Mutaboba na ambassador Higiro babivuze, mu by'ukuri iki kintu cy'amoko ni ibinyoma byazanywe n'Ababiligi, noneho biragenda birigishwa bijya mu banyarwanda benshi. Wenda nkoresheje experience yanjye nk'undi munyarwanda wese, nge navuye mu Rwanda muri 1994. Icyo gihe nk'uko nabivuze nari mfite imyaka yo gutangira primaire. Nkurira mu gihugu cya Kenya. Icyo gihe byari bikomeye muri 1994, ku buryo wasangaga nyine muri diaspora y'icyo gihe. Na nyuma ngiye gutangira university nagiye muri Canada. Muri icyo gihe ikintu cy'amoko byari bikaze. Ariko uko imyaka igenda ihita, ndagira ngo nshimire leta y'ubumwe na za ambasade hirya no hino yuko icyo kintu navuga ko kigenda kigabanuka. Wenda nsubiye inyuma muri izo za 1994, ndibuka ntangira ishuri muri primaire. Urumva nari umunyarwanda uri mu mahanga, nubwo cyari igihugu cyo muri Afrika. Ariko yo umunsi wa mbere ndabyibuka, umwarimu yabonye izina ryanjye, buri wese yarahagurukaga akavuga izina rye. Izina ryanjye mu by'ukuri ntabwo ryari izina ry'Inyakenya. Nitwa Moses Umugisha Gashirabake. Iryo zina ntabwo ari ry'Abanyakenya. Ikintu cya mbere mwarimu yarambajije ati ukomoka mu kihe gihugu? Ndamubwira nti nkomoka mu Rwanda. Ikibazo cya mbere icyo gihe yarambajije ati ese uri umuhutu cyangwa uri umututsi? Urabyumva, umwana w'imyaka 6 ishyira 7. Icyo kibazo icyo gihe cyari ikibazo kigoye. Ariko nagize Imana, ababyeyi banjye mama na papa ndagira ngo mbashimire. Mu by'ukuri ni ababyeyi bari bafite iyo ndangagaciro y'ubunyarwanda kuva kera, nk'uko mukuru wanjye Alain Patrick Ndengera atoza abana be, nabo bari bafite indangagaciro ya Kinyarwanda. Nibuka ko icyo gihe baratubwiye duti umuntu wese uzajya ubabaza muzajye muvuga yuko muri Abanyarwanda. Icyo gihe rero uwo mwarimu yambajije ati ese uri umuhutu cyangwa uri umututsi? Ndamubwira nti ndi umunyarwanda. Ku buryo
nagarutse mu rugo mbibwira ababyeyi barishima cyane, bararambwira ati icyo nicyo gisubizo ugomba guha abantu. Impamvu rero mbivuga ntyo nuko famiye nkomokamo muri iyo image y'ababirigi bashyizeho kera kandi itariyo, burya ubwoko nyabwo turi abanyarwanda. Kuko wenda mbivuze mu buryo wenda bwa kera, wenda imyumvire ipfuye, mu by'ukuri ngiye nkomoka muri mu mpande zose z'abanyarwanda. Ubwo rero kugira ngo mvuge uruhande rumwe cyangwa urundi byaba bigoranye, ariko nshimira ababyeyi banjye. Icyo gihe ntabwo nabyumvaga, ariko uko nagiye nkura no muri bimwe byatumye niga amategeko na politike, ni ukugira ngo mu by'ukuri numve ese identite y'umuntu ni iki, ivuze iki, imaze iki. Noneho uko nagiye nkura nasanze ko identite yacu kuko turi abanyarwanda, tuvuga ururimi rumwe byavuzwe, dufite imico navuga yuko ari imwe, dukomoka hamwe. Mu by'ukuri unagiye ukareba muri siyanse no muri ubushakashatsi bwagiye bukorwa muri DNA, abantu dukomoka muri aka karere cyane cyane abaturuka mu Rwanda, twese turi abanyarwanda. Ubwo rero nsubiye ku kibazo cyawe, ntabwo byari byashira. Ubwo ngeze muri Canada, wenda nkoze fast forward, mfite imyaka 18, nkigera muri Canada muri za 2007, icyo gihe ikibazo cy'amoko cyari kigihari. Ubwo muri Kenya wenda ntabwo mbivuga cyane, birazwi n'ubu ngubu, hari iyo tubonye ku mbuga nkoranyambaga muri Canada, muri Europe n'ahandi hose, tugenda tubona abanyarwanda bagifite iyo myumvire. Ndumva kategori nyinshi zagiye zivugwa, ariko wenda ngiye iyo nasubiraho n'ababikora babizi, cyangwa abigiza nkana, niba ariko nabyita. Ugasanga kubera wenda inyungu runaka, yaba ari iza politike cyangwa wenda iz'amateka, ukabona umuntu arigisha amacakubiri cyangwa kwibona mu ndorerwamo y'amoko kubera hari inyungu abibonamo. Icyo kintu rero navuga ko hamwe n'urundi rubyiruko twakuriye muri Kenya no muri Canada, twafashe ingamba tuvuga ko twebwe na bagenzi bacu atariyo image cyangwa identite dushaka gufata. Turashaka kwibona nk'abanyarwanda, tukarwanira inyungu z'u Rwanda nk'igihugu cyacu, kuko burya kenshi na kenshi n'ababikora icyo batazi ni uko iyo wangiza isura y'igihugu cyawe wibona mu ndorerwamo z'amoko cyangwa mu ndorerwamo z'amacakubiri, ingaruka mbi zivamo ni wowe zigiraho nawe ziragaruka zikakugiraho ingaruka mbi. Ariko iyo ufashe iya mbere ukavuga uti abanyarwanda bose turi umwe, ni nako kuri, usanga hari ingaruka nziza zibiturukamo. Wenda ntanze ingero, icyo gihe twageraga muri Canada muri za 2007, wasangaga wenda habaye igikorwa gihuza abanyarwanda, ugasanga bamwe barakishisha, bamwe ntabwo bakijemo. Ariko uko imyaka yagiye igenda, wenda turenga muri za 2020 kugeza uyu munsi, usanga nk'uko nyakubahwa ambasada yabivuze, iyo mibare igenda igabanuka. Kubera iki? Abantu benshi bafite ukuri baravuga. Kandi koko nibyo, hari nk'umufilosofa witwa Edmund Burke wigeze kuvuga ati ikibi gikomeza kigatsinda iyo abantu bafite ukuri cyangwa abantu beza batagize icyo bavuga. Ni ukuvuga yuko abafite ukuri tugomba gukomeza tukakuvuga, tukerekana yuko u Rwanda ni igihugu cya bose. N'ubu ndi kuvuga ndi Kigali ariko muri icyo gihe wasangaga hari nka bamwe, ndibuka muri 2014, ubwo nari maze wenda nk'imyaka 20 ntagera mu Rwanda, ko nabwiye ko nakuriye muri Kenya, mpavuye mvayo njya kwiga muri university muri Canada. Ngera i Kigali icyo gihe hari abantu basa nkaho byatangaje ariko
nk'uko nari nababwiye nagize amahirwe, ababyeyi beza, abavandimwe beza batibonaga muri izo ndorerwamo z'amoko, baramfashije ku buryo maze kurangiza icyiciro cya mbere cya universite numvaga nkumbuye igihugu cyanjye. N'iki kinyarwanda ndi kuvuga muri iyo myaka mu by'ukuri ntabwo cyari kiri kuri uru rwego, ariko ngeze mu Rwanda nsanga ni igihugu cyiza cyiyubatse, kirimo ubumwe, gifite isuku, gifite urukundo. Ngenda nsura iwacu abavandimwe, inshuti. Bisa nkaho aho navuyeyo muri 1994 n'igihe nahageze muri 2014, yuko rwose ni igihugu cya buri wese. Nagize n'amahirwe adasanzwe n'icyo gihe muri 2014 mpura n'umukuru w'igihugu, aratwakira, tujya mu mushyikirano, tuganira n'abandi banyarwanda n'abandi bayobozi bakorana, ku buryo tugarutse byaduhaye noneho imbaraga dushinga umuryango twise International Rwanda Youth for Development, kugira ngo n'urundi rubyiruko n'abandi bose, yaba ari abavukiye muri Canada cyangwa abaje nyuma, babasha kwicara hamwe tukaganira, tukareba gahunda z'igihugu cyacu, uburyo dushobora kugiramo uruhare, yaba ari uruhare rwo kwikorera, uruhare rwo kugaruka abantu bagakora mu gihugu cyabo, n'ubundi buryo bushoboka bwose. Mu by'ukuri rero, gusubiza ikibazo cyawe, nuko uko imyaka igenda yiyongera, niko abantu wenda bibona mu ndorerwamo z'amoko zigabanuka, ariko baracyahari. Bivuga yuko rero tutakwirara, yaba ari ku mbuga nkoranyambaga, yaba ari abo tubana. Hari nk'icyo gihe nari mbabwiye twaje muri 2014, hari ababyeyi bamwe na bamwe muri Canada bahise basa nkaho baca abana babo kuri twebwe, ariko abana babo ugasanga babyanze. Noneho muri 2015 tuzana indi delegation y'urubyiruko, muri 2016 na 17 kugeza n'uyu munsi baraza, bakaza mu mushyikirano, bakaza mu bindi bikorwa, yaba ari ukwibuka cyangwa se gusura u Rwanda muri rusange. So ni ukuvuga ko ikibazo tugifite niyo kategori y'abantu babikora, navuga babikora nkana. Wasanga wenda hari ibyo bakoze bashaka guhisha, cyangwa se hari izindi nyungu za politike, imyumvire ya kera bumva ko bagomba kubiharanira. So haracyari akazi, nubwo imibare igenda igabanuka, ariko burya abantu bakeya bashobora kwanduza abenshi. yego Rero ngira ngo nanone nshimire leta y'ubumwe yafashe politike yo gushyira abanyarwanda bose hamwe, kugira ngo ibibi byose byabaye mu gihugu cyacu, yaba ari jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ikibukwa, yaba ari abayipfobya bakarwanywa cyangwa bakabihanirwa, kuko unarebye no mu mateka y'isi, Holocaust yakorewe abayahudi nko muri Europe, mu bihugu byinshi, iyo upfobeje Holocaust cyangwa ukayihakana, hari amategeko abihana. Muri demokrasi habaho uburenganzira bwa freedom of speech, ariko hakabaho na responsibility cyangwa limit yo kugira ngo umuntu atavuga ibintu bigirira inabi cyangwa bishobora kuzana imivumbagatanya mu baturage. Ibyo ngibyo rwose muri demokrasi ni limits cyangwa ikumirwa, navuga yuko ryemewe, yaba ari mu bihugu byateye imbere muri demokrasi cyangwa no mu bihugu bikiri mu majyambere. Nubwo demokrasi ntabwo ari ikintu wavuga ngo ni ikintu uterura ugashyira hamwe cyangwa ugashyira ahandi, ariko ndagira ngo nshimire leta y'ubumwe kuba yarashyizeho politike zishyira abanyarwanda bose hamwe, buri wese akiyumva yuko ari umunyarwanda, buri wese akiyumva yuko afite uruhare rwo gukorera u Rwanda, ariko tukanarwanya uwo ari we wese ushobora kutuzanamo amacakubiri, yaba bivuye mu mateka ya kera yatojwe n'abakoloni akiri muri bamwe bacu. Ikindi nkashimira na ambasade zacu, iyo buri gihe twabaga dufite nka gahunda nk'izo, bafataga iya mbere rwose bakadushyigikira. Ni na zimwe mu ngamba
zifatwa kugira ngo abanyarwanda bose b'ingeri zose ntihagire itonesha cyangwa hakagira umwe ufatwa neza kurusha abandi nka bimwe bya kera. Ibyo ni ibintu twebwe twumvishe mu mateka ko umuntu yagiye akura wagendaga ubisoma, ibindi ukabyumva mu mateka n'amakuru no mu bantu bakuru babibayemo. Ariko ayo makuru yose no kwiga ibyo byose bituma dufata ingamba kugira ngo ibibi byose byabaye bishingiye ku moko ntibizongere kuba, kuko Yes, maître. generasiyo zizaza tugomba twese kubaho neza kandi tukabaho nk'abanyarwanda bashyize hamwe. Murakoze. Murakoze cyane maître Moses Gashirabake. Ikibazo kigufi, igisubizo kigufi, abantu bagendera wenda ku moko bireba mu ndorerwamo y'amoko bikabaranga no mu bikorwa byabo bya buri munsi, amategeko bivuga wiki? Murakoze cyane. Mu by'ukuri buri gihugu kigira amategeko yacyo. Turebye nko mu gihugu cya Canada wenda niho nize amategeko, naho icyitwa hate speech gihanwa n'amategeko. Hate speech mu by'ukuri ni ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kwincitinga cyangwa guteza violence, gishobora guteza amacakubiri cyangwa se gutuma igihande kimwe n'ikindi birwana cyangwa bagashobora kwicana. So ibyo ni ibintu bihanirwa n'amategeko. Wenda dutanze nk'ingero za hafi, hari muri imyaka ishize atari kera cyane higeze kubaho imyigaragambyo muri Canada y'abantu bafashe amakamyo ariya manini baturuka mu burengerazuba bwa Canada baraza mu burasirazuba, baza mu mujyi wa Ottawa, basa nk'abafunze ibikorwa by'umujyi wose. Baraza, icyo gihe byari mu bukonje bwinshi cyane, ku buryo batuka ubuyobozi bwari buriho, batuka abandi banyakanada wenda bafite imyumvire navuga yuko ari imyumvire ishaka kwemera ko abimukira baza muri Canada. Ariko ibyo bintu byarangiye habayemo violence cyangwa guhohotera abandi, ariko ababikoze bajyanywe mu nkiko ku buryo n'abari babiyoboye ubu ngubu barafunzwe. Mu by'ukuri icyo amategeko avuga ni uko ibikorwa nk'ibyo biba biri criminal. Gukoresha imvugo cyangwa se guhakana ikintu gishobora guteza imyigaragambyo cyangwa imyivumbagatanyo ni ibintu biri criminalized. Nkuko nari nabivuze mbere, no mu bindi bihugu ndumva no muri Canada, nko guhakana jenoside yakorewe abayahudi, nabyo ni ikosa rihanirwa n'amategeko. Ahubwo nka community yacu turimo turashaka kugira ngo tubiharanire kugira ngo na jenoside yakorewe abatutsi muri Canada bibe kuyihakana bibi icyaha. Hari motion yahise muri House of Commons cyangwa inteko nshinga amategeko ya Canada, inzu ya House of Commons yemeje ko itariki 7 azajya bari umunsi wo kwibuka no kureflectinga kuri jenoside yakorewe abatutsi. So step ikurikiye rero noneho ni ukugira ngo noneho bijye no mu mategeko ku buryo umuntu uyihakana cyangwa akayipfobya nawe ashobora kuzanwa imbere y'inkiko akabihanirwa. So muri za demokrasi free speech iremewe, ariko speech iteranya cyangwa ikazana imyivumbagatanyo igateza kwicana cyangwa kugirirana nabi, haba hari uburyo abantu babihanirwa. Mu by'ukuri nuko nabisobanura. Murakoze. Urakoze cyane, turaza kongera tuganire cyangwa se abari muri space nabo bashobora kuza kukubaza. Urakoze cyane Maître Moses Gashirabake. Reka tujye mu Bubiligi kwa rya mukuru
yategereje igihe kinini, umwanya we n'uyu nguyu, kugira ngo nawe tuganirire ku bijyanye n'ukuntu abanyarwanda baba mu Bubiligi babanye. Ese kwireba mu ndorerwamo y'amoko biracyahari, byanze bikunze biracyahari, ariko se biriyongera cyangwa biragabanuka? Turakwakiriye rya mukuru wo muri communauté y'abanyarwanda baba mu Bubiligi. Barahari? Mu kanya namubonaga. ashobora kuba afite network mbi itameze neza. Yeah. Yeah. Ko namubonaga, so igihe cye cyo kuvuga kirageze ahita acaho. No, hari igihe afite gufungura mic network ayikanga. Ariko bwana Osokeye mu nka kiganiro Yes, Godfather. akabazo nkibutsa ko n'ibinakunda uyu munsi tuza guhereza abantu audience tukagira ijambo gato. Ahubwo cyane. Noneho tugifite nyakubahwa nkwibutse ko n'abatumirwa bafite ibintu byinshi uyu munsi ni ku kimwe niba babonye akanya ko kuganira n'amafamiye ho gatoya, turaza kugira ngo abatumirwa bacu ba nyakubahwa tuze kubakura hakiri kare, so turaza gukubita tubangura. Hari ikibazo niba wanyemerera nkabaza ikibazo kimwe. N'uburenganzira bwa Godfather. Nyakubahwa ambassador kuva muri Canada, nyakubahwa Higiro, hari ikintu wakomojeho nshatse kukubaza cyerekeranye n'uyu mudamu w'umunyamahanga Judy Liver wafashe iya mbere, ntekereza ko yabigize nk'akazi ke ka buri munsi. Ese uyu mudamu ko mbona yafashe hasi hejuru mu gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, mu gushyigikira abapfobya, akabishyira mu mbaraga, akabishyira mu bitabo. Uyu muntu ari mu gihugu urimo nka uhagarariye igihugu cyawe cy'u Rwanda muri Canada. Ese iyo yarengereye gutya nk'uko twari tumaze kumva Moses akomoje ko Canada irafi gushyiraho itegeko ku bapfobya n'abahakana, nk'abahagarariye igihugu cy'u Rwanda muri Canada, uyu muntu nta biganiro bishobora kubaho, hakorwa iki? Uyu muntu hakorwa iki? Ese nka community yakora iki kugira ngo yamagane uyu mudamu wafashe hasi hejuru mu gukora ibikorwa bipfobya binahakana jenoside yakorewe abatutsi? Abakoze ngira ngo utanze urugero rw'uwo mudamu Judy Liver, ariko hari n'abandi kuri ntabwo ari we wenyine, uretse ko yari uwo muri Canada hano, ariko hari n'abandi bari hirya no hino mu bihugu no mu migabane itandukanye. Iyo umuntu arebye rero trend hashize imyaka myinshi, Judy Liver mu by'ukuri ari ibitabo yanditse, ngira ngo amaze kwandika nka 2 cyangwa 3, aribyo yandika kuri social media, ari ibyo avuga ku mateleviziyo na za radiyo. Mu by'ukuri asubiramo za teori cyangwa se ibisobanuro byatanzwe n'abajenosideri, cyane cyane bitegura kuburana imanza mu rukiko mpuzamahanga rwa Arusha. Ari nayo mpamvu akorana cyane cyane n'abavoka baburaniye babagosora n'abandi, kandi ngira ngo bamwe muri bo baranabana muri Real. Igikorwa rero iyo yanditse, ngira ngo mujya mubibona kenshi abanyarwanda baramunyomoza, kuko ngira ngo n'umuntu ntaragira no mu Rwanda na rimwe, ahantu yigeze kuba ni muri Congo, ngira ngo naho nta igihe gito cyane. Ariko ubona ashyira imbere ibisobanuro cyane cyane byazamuwe n'abavoka bagerageza gushinjura abajenosideri, kandi abenshi muri bo baranahanwe, bahamijwe ibyaha bya jenoside baranabihanirwa, ariko ukabona ko akomeza kugarura ibyo bitekerezo birimo guhakana no gupfobya, kandi ibyo ngira ngo nk'uko turimo kubiganira hano bikomeza guhembera amacakubiri, kuko nk'uko nabivuze, buriya iyo byanditswe dufite ibyago nk'abanyafurika, hari aba bakibona mu moko ubona n'ubundi bacemera ngo iyo byanditswe n'umuzungu
ah, babiha agaciro kurusha. Bityo rero bakaba bashobora no kubigenderaho. So icyo dukora rero ngira ngo uretse ibyo byo kumusubiza no kugerageza kusobanurira nka za maison d'édition ziriya nzu zitangaza ibitabo, ni ukuzikangurira kwirinda kugwa mu mutego wo gutangaza bene ibyo bitabo. Ikindi ngira ngo nk'uko Maître Moses Gashirabake yari amaze kubivuga, ni ugukora ubuvugizi kugira ngo itegeko rya Canada rihana imvugo z'urwango rivugururwe, kugira ngo n'abahakana n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi nabo bajye babakurikirana, cyangwa se abahembera imvugo z'urwango zishobora no gutuma haba violence. Ibyo birakorwa. Ikindi ngira ngo dukora naho atanze nk'ibiganiro, urugero natanga, yigeze gutanga ikiganiro kuri Radio Canada. Ni mu by'ukuri ni nka radio ya leta ya Canada, ni radio television yo mu gifaransa. Umunyamakuru yamuhaye urubuga rwose arisanzura. Nyuma yaho rero dukangurira abanyarwanda baba muri Canada ndetse n'inshuti z'abanyarwanda, abashakashatsi,